umwaka mushya muhire. Akaba wa mugani wa ya ndirimbo twese tuzi, nanone dore umwaka urashize kandi dore undi uratashye. Ni iki watanze ngo uba ugeze muri 2025? Ese yaba ari ubwiza buhakugejeje? Haba hari amafaranga watanze se ngo wowe urame? Reka ndeke kubuza ibibazo byinshi kubera ko igisubizo nkizi ni oya. Ntacyo watanze ngo ube uhumeka none. Reka dushime Rurema akaba ari nawe rugira, we wemeye ko tugera muri uyu mwaka mushya. Imana ishimwe. Nyuma y'uburwayi, nyuma y'ibigeragezo byinshi bitandukanye twahuye nabyo muri uyu mwaka, turacyari bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Dusubije amaso inyuma data guhera kuri tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Mana, kugeza kuri uyu munsi waratuzigamye, wadukoreye byinshi byiza. Mana ushimwe. Wadukijije impanuka, uturinda urupfu, uturwanirira intambara nyinshi twe tutari kwibashisha, arizo nizo tutazi. Mana warakoze. Ni byinshi Imana yadukoreye, n'umutima wawe urabizi neza, nubwo haba harimo ibyo wibagiwe, kuko iminsi 366 ni myinshi, ariko nzi ko hari ibidashoboka kwibagirana. Byose tubitekerejeho ukabisubizaho umutima, intekerezo zawe zigasubira muri bya bihe. Shima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Yabanye natwe nuko iduha n'abantu b'umugisha muri uyu mwaka. Hari abanejeje umutima wawe bagukorera byinshi bitandukanye. Imana ibaha umugisha. Hari abagutabaye, hari abagusuye, hari abakugiriye neza, hari abagusabiye, ndetse hari abakunambyeho mu bibi no mu byiza. Hari abo mwarambanye, hari abo mwishimanye, murarirana, murasekana, none musozanyije umwaka muri inshuti. Reka nabo tubashimire. Wowe wambereye inshuti muri uyu mwaka, wowe wambereye ingoboka, wowe wanyitayeho, wowe wambereye urutugu ndiriraho, warakoze. Imana iguha umugisha. Nubwo ahari nta gushimiye bikwiriye, ndasaba Imana kukuzigama muri uyu mwaka dutangiye, tuzawusozanya amahoro, kandi izampa uburyo bwo kukubera inshuti nziza, ubone ko utakoreye ubusa. Ni ukuri warakoze, kandi mpora nzirikana ineza wangiriye. Warakoze, warakoze, kandi Imana iguha umugisha. Ahari uyu mwaka hari aho wahuye n'ibigoye byinshi, ariko uriho. Komera, humura. Uyu mwaka uje uzanye ibisubizo by'ibibazo byawe, uzanye amahirwe, uzanye umugisha ndetse n'umunezero wawe. Ndagusabiye ngo uzawuboneremo ibitangaza byinshi, amasengesho yawe azumvirwe. Imana izakurinda uburwayi, izakwagura mu bifatika, kandi icyo umutima wawe wifuza kuruta ibindi uzajya uhabwe mu izina rya Yesu. Nawe wabonyemo umunezero muri uyu mwaka dusoje, komeza unezerwe. Imana ni nziza. Nezerwa, wishime kandi wishime iteka. Uyu mwaka nawe ngusabiye umugisha no kongererwa, uzakomeze unezerwe bakurange. Mwebwe inshuti zanjye, umuryango wanjye, by'umwihariko mwebwe umuryango wa Rura Diaries, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Uzababera umwaka w'impinduka mu buzima bwanyu, uzababera umwaka wo gusubirizwamo, uzababera umwaka w'amashimwe menshi, umwaka w'imigisha, kandi ijuru rizabamere kwihangana kuko turi mu isi y'ibirushya. Ibamere umunezero, ibyiringiro, kwizera ndetse n'urukundo rwuzuye. Turazirikana kandi namwe mutangiye umwaka nabi, ahari murarwaye, hari abashonje, hari abagize ibyago, abakene ndetse n'indushyi. Namwe mwese muhumure, Imana irabazi kandi ntabwo yibeshya ibihe. Uyu munsi ni mwe, ariko bizahinduka kandi amarira azashira. Mbifurije gukomera muri ibi bihe bitoroshye, kandi namwe ndabasabira guhindurirwa ibihe muri uyu mwaka.
umwaka mushya muhire kuri twese. Uwiteka azaduhire kandi azawuduheremo umugisha. Mugire amahoro.